azajya mbabarira rero ndanamwiye ubundi si ubwa mbere turwanye turaziranye ese ubundi wazakazamuye kakaza ahangaha ubundi tukahangana oya njye nzamutumira ku giti cye ndashaka kugira ngo numve verisiyo hano none se ntago uriya mugore ntabwo yakundaga Jay Polly mani niwe mugore wamuhuje amahoro niyo yishakira Fifi uriya mugore mukuru we witonda uriya mugore yarishyana amuhoza mu bibazo ngaho muri gereza muri covid buretse gatonya nkubwire rata kesi umva nkubwire umunsi bafunga Jay Polly muri covid aribwo kesi wowe ndashaka kubaza mbarize Jessica nk'umufuti wawe yari cyangwa kurongo wagiye kumurongorera muri studio kandi uzi ko afite umugore oya ntago Jay Polly yagiraga umugore babana abagore be bose babaga ukwabo urumva ahubwo nyine we yatahaga hashaka waramukundaga se byanyabyo wowe ariko Jessica atashobora kuba atarakundaga Jay Polly yamukunda gusikana yamukundaga ariko namukunze apfuye reka nkubwire yakuye Kayisi yamukuriyemo inde ebyiri icyo gihe ahubwo se ubundi Jay Polly icyo gihe we na Jessica birwa bajyana Jessica ntago yakundanaga na Sade nyine njye Jay Polly ntago namukundaga Kayisi namukunze nyuma amaze gupfa ngo iki nabwo namenye agaciro nibukaga ukuntu yazaga kandirira ambwira ibibazo by'aba bagore b'ibintu bamukoreye man nyine like subo nagusobanurira gusa nese Sade yamaga amafaranga arenze man arenze cyakoze kiragiye Jay Polly yari yarakubiswe nta kintu yarari Sports, showbiz and trending stories with Danny Emerson.